Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye kabisa. Abari muri leta zunze ubumwe za Amerika za Finland turabizi ko mudukurikiye. Uyu munsi turi mu mideri, mwawubonye ni umuderi. Urasese umuderi? Tubwire wenda ko asanzwe bakunda ibintu byo kwambara, uyu muderi umuntu ashobora kwita iki? Uyu muderi ni made in Rwanda. Njya numva abakobwa bavuga wenda style akavuga ngo ni shabure, ndakavuga ngo ni ni shabarara se. Yes, tubwire style yawo. Iyi ni ikanzu iko ni nkuko mubibona ni made in Rwanda ikoze mu gitenge. Ni ikanzu nziza cyane. Okay, turajya wenda ngutangira utwibwira hamo tubwire uri muntu ki usanzwe ukora ibiki, icyo turi kubona ni ukuri umukobwa mwiza. Murakoze cyane, ngewe nkora fashion, nkaba nitwa Lala fashionista, nkaba nkorera muri agence yitwa Alliance Fashion, ikaba ari nayo izagaragara mu irushanwa rya CCA Award. Fashion byubona bigeze abantu bayibyiyumvamo ku buryo noneho abantu babibona bakavuga ati noneho nanjye wow ndumva ashaka kujya kureba wenda igitaramo cyangwa se imurika rya fashion. Uko biri bigenda bihinduka, hari nera bigenda bitera, ntago bikiri nka mbere umuntu yashobora kuvuga fashion umuntu akaba yayifata ukunda akayifata niryamye indaya, ni ibintu bigiye bitandukanye nyine bitari byiza, ariko uko biri ni ikintu gitegurwa umuntu wese akifuza kukitabira, ni ibintu biryoheye amaso, ni ibintu buri wese ari kugenda akunda, ibyo bikaba bitanga n'ikizere cyuko ejo n'ejo bundi hari undi musaruro utandukanye no tubona byatanga. Ugikomoje wenda nananize kuki kubaza abantu baravuga ati abantu bajya muri fashion ni indaya, n'umwuga ugayitse abantu bari kugaragaza imyanya yabo wenda imwe n'imwe, wenda abantu benshi batifuza guhita babona, bikaba byatuma wenda umuntu avuga ngo ni indaya. Imvugo nk'iyo mwe mwakunze kuvuga ko ari harabika umwuga, ubundi bivuga iki? Fashion abantu bayijyamo sindaya kuko nanjye sindi indaya kandi umunyamideri, icyo ndumva gihagije. Uyikuramo wese nk'ibintu bingana icyenda tujye muri ni kamu ko wenda gutunze kugira ku buryo wenda n'umushiki wanjye cyangwa undi muntu udukurikiye ushobora kumva ibintu bya fashion akumva ari ibintu ashobora gukora wenda nawe yabikora. Fashion ni akazi nk'akandi, fashion ubu ngubu ushobora kwimanaginga, nshobora kugenda nkibeshaho nk'umuntu, nshobora kwiyambika, nshobora kwigurira akantu nanjye nshaka ntavuze ngo ni runaka ngatezeho, nta muntu ushobora kumprofita kubera yuko hari ikintu navuze kuko nanjye nakishakira. Rero fashion ni akazi nk'utundi twose, nk'uko ujya mu ishuri ukavuga ngo nzaba doctor, nk'uko ujya mu ishuri ukavuga ngo nzaba pilot, ni kimwe nuko nanjye nakiga nkavuga ngo nzakora fashion kandi ari ikizamarira. Ngutangira utwibwira hamo tubwire uri muntu ki usanzwe ukora ibiki, icyo turi kubona ni ukuri umukobwa mwiza. Murakoze cyane, ngewe nkora fashion, nkaba nitwa Lala fashionista, nkaba nkorera muri agence yitwa Alliance Fashion, ikaba ari nayo izagaragara mu irushanwa rya CCA Award. Wenda umuntu yahita yamanza kwibaza ati se ibintu byo gukora ibintu bijyanye na fashion wabitangiye ryari, hama kuri weho bifuza iki cyangwa se ni ibintu bishobora gutunga umuntu? Nago ari igihe kirekire cyane, ni nk'imyaka nk'ibiri, kandi fashion ni ubuzima, fashion ni akazi, fashion ni byinshi, ishobora kugutunga, ishobora kukubesha, ikagutungira n'umuryango. Ubundi iyo ubikora kuri wewe, iyo uri kubikora intumbero yawe mu kubikora ni urashaka kuzaba nkande cyangwa se urashaka kuzagera he? Ntago mfite umuntu ushaka kuzaba nkawe, nshaka kuzaba nkanjye, mfite byinshi nshaka guhindura no gukora. Ndashaka kuzaba, ntago ngiye nshaka kuba ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rwanjye rwa nonaha, ni ibintu nshaka kuzageza ku rwego rw'isi hose, nkalala nkagira icyo mpindura mu mideri cyangwa nkagira icyo nzana. Murimo kwitegura rero irushanwa, ndabona umwana bukerewe wari waje hano nyine kugira ngo tubwire ibyo irushanwa mugiteguye mute? Irushanwa turigiteguye neza, tubafitiye byinshi tubahishiye, mushonje mwishiwe. Ariko ubundi aba fashioniste mu Rwanda ubona bigeze kuyentera, wenda tuvuge nk'uko ubona umuziki wo mu Rwanda ugenda urushaho gutera imbere, ibintu bya fashion byubona bigeze abantu bayibyiyumvamo ku buryo noneho abantu babibona bakavuga ati noneho nanjye wow ndumva ashaka kujya kureba wenda igitaramo cyangwa se imurika rya fashion. Uko biri bigenda bihinduka, hari nera bigenda bitera,
ntago bikiri nka mbere umuntu yashaka kuvuga fashion umuntu akaba yayifata ukunda akayifata niryamo indaya ni ibintu bigiye bitandukanye nyine bitari byiza ariko uko biri ni ikintu gitegurwa umuntu wese akifuza kukitabira ni ibintu biryoheye amaso ni ibintu buri wese ari kugenda akunda ibyo bikaba bitanga n'ikizere cyuko ejo nejo bundi hari undi musaruro utandukanye no tubona byatanga ugikomoje wenda naninze kukubaza abantu baravuga ati abantu bajya muri fashion ni indaya n'umwuga ugayitse abantu bari kugaragaza imyanya yabo wenda imwe n'imwe wenda abantu benshi batifuza guhita babona bikaba byatuma wenda umuntu avuga ngo ni indaya imvugo nk'iyo mwe mwakunze kuvuga ko ari harabika umwuga ubundi bivuga iki fashion abantu bayijyamo sindaya kuko nanjye sindi indaya kandi umunyamideli icyo ndumva gihagije uyikuramo wese nk'ibintu bingana icyenda tujye muri ni kamu ko wenda gutunze kugira ku buryo wenda n'umushiki wanjye cyangwa undi muntu udukurikiye ushobora kumva ibintu bya fashion akumva ari ibintu ashobora gukora wenda nawe yabikora fashion ni akazi nk'akandi fashion ubu ngubu ushobora kwimanaginga nshobora kugenda nkibeshaho nk'umuntu nshobora kwiyambika nshobora kwigurira akantu nanjye nshaka ntavuze ngo ni runaka ngatezeho nta muntu ushobora kumprofita kubera yuko hari ikintu navuze kuko nanjye nakishakira rero fashion ni akazi nk'utundi twose nk'uko ujya mu ishuri ukavuga ngo nzaba docteur nk'uko ujya mu ishuri ukavuga ngo nzaba pilot ni kimwe nuko nanjye nakiga nkavuga ngo nzakora fashion kandi ari ikizamarira okay tumo wenda tugana ku musozo w'ikiganiro tumo tugenda tugirana n'uyu mukobwa mwiza cyane Lala avuga ko ari umufashioniste niba ariko nabivuga tugana ku musozo Lala kuri iyo fashion wenda ni fashion show niko twabyita aba fashioniste ibyo muri gutegura niki wabwira abantu bakunda fashion muri rusange cyangwa se nabavuga ati nanjye ndashaka kuzajya kureba ko nabantu bamurika imideli wenda dusoza muhishiwe byinshi cyo nababwira turabakunda kandi umuntu ukunda ntago wamuha ibintu bibi nta nubwo wamwereka ibintu bibi icyiza mwebwe muzahigerere mwirebere turi kubategura byinshi tubafitiye ibintu bitangaje ni ibintu mutigeze mubona kandi cyane ko iri rushanwa ari ikintu kiri kugenda gitera imbere cyane ku rundi rwego natwe ubwacu tutakekaga byaba byiza nawe uhibereye nanjye nkahaba tukareba ibyiza by'u Rwanda tukareba ibyiza dufite iwacu tutagiye kujya twirirwa tureba iby'abandi bo hanze uragira ati bazaze birebera abana bambaye neza abana bambaye neza abana beza i Rwanda turafite abana beza ariko muri fashion manza hajyamo abana beza cyane gusa oya ariko nta n'umuntu mububaho nawe wavuze beza kuko niba zikara navuze beza kuko nzi ko ari ababa ariko ababi ntago ari abiwacu kuko i Rwanda turi beza okay tubashimire cyane yes mbashimire cyane kabisa namwe mwamudukurikiye mu bice bitandukanye nahereye za Finland USA nabo turabizi ko muri Kenya mwamudukurikiye mu Rwanda bwo muraba kadasoka kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga hande nandi kumwe na Lala nawe basezere babwiye bana kandi subscribe kabisa iki ni ikinyamakuru kibagerezaho kugihe yes tubashimire cyane my name is Didas I'm your host today kwibwira tubwire usanzwe gukora mu biki murakoze amazina yanjye ubundi ni Rutamu Omar muri no minsi bari ku kabyiniro ka Mr Omar Mr Omar ni muntu ki mu musanzwe mukora ibijyanye n'iki Mr Omar no umukozi ukiri mutoya umusore ukiri muto wihangiye imirimo cyangwa se nakwita private business man nsanzwe mfite company ihuza abanyamideli cyangwa se ibyo dukunze kwita made in Rwanda ndetse inahuza n'izindi mpano zigiye zitandukanye ari ryo bita CCA Limited ngo twanaryitiriye CCA Style Award n'irushanwa n'ubundi dutegura iryo rushanwa muri gutegura rizaba ririmo bande birasabwa iki kugira ngo umuntu atangire nawe aginjiremo murakoze irushanwa rya CCA Style Award ubu ni ku nshuro ya kabiri ririmo riraba uyu mwaka wa 2018 aho ku nshuro ya mbere umwaka ushize rigitangira
ryegukanye abanyamideli cyangwa se agence yitwa YGM Fashion ikorera i Kabuga. Muri uno mwaka rero finali niyo turimo turategura izabera Demira Hotel, aho twari twahuje ama agence agera kuri 6, ngubu 3 niyo yakomeje finali, ndetse ari naho tuzagaragarizwa izaba ikwiye guhabwa iyo award ndetse n'amafaranga agera ku Nyarwanda 100,000. Icyo musaba ni cy'abanyamideli muri make uruhare rwabo baragira muri uruhe, murasaba iki tugana no ku misozo? Uruhare rw'abanyamideli no gushyiramo imbaraga, icyo nicyo cyambere, bakakunda ibintu byabo, bakumva ko natwe duhari kugira ngo tubafashe gupromotinga amazina yabo, aho babaye weakness tukabafasha, bega nabo no kubishyiramo imbaraga ku giti cyabo, bakumva ko ari n'ibintu byabo kuruta twebwe turimo kubafasha kubikora, ndetse bagakora ama practice menshi cyane nk'abantu bazatambuka muri iriya hotel ya Demira Hotel. Kuvuga ngo icyo ntari nababwiyeho gato ni itariki ni 11 y'ukwa munani, bizaba ari umunsi wo kwa gatandatu muri weekend n'ibisanzwe. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.